ariko se mu by'ukuri bitwaye iki kuba wakicara kuri televiziyo yawe warangiza ukareba umwana w'umunyarwanda ukamufurowinga? Bitwaye iki? Ariko se reka nkwibarize ikibazo kimwe gusa, ubundi bitwaye iki kuba wagenda mu modoka yawe nziza wiguriye mu mafaranga yawe, ugasanga umuntu arajyaho aravuga bra bra bra, uriya mukobwa, uriya muhungu, amafaranga ubundi yaguze iriya modoka yayakuye hehe? Bitwaye iki gusirimuka ukagenda mu modoka yawe nziza? Ese ubundi kuba umuntu yasirimuka bikurya hehe? Umva, muzagura imodoka, nimushaka muzagure n'indege, nimushaka yewe muzagure, ntago nzi uburemere nge nshobora kuba nabivugamo kugira ngo mubashe kuba mwabyumva neza. Anyway, bari abantu bivugisha ubugambo kuriya bakavuga ngo ariko ngo umuntu ngo yakuye he ngiriya nzu nziza, ngo ese ngo yakuye hehe ngo ari amafaranga ngo buri munsi ngo tuhora tumubona asohoka buri munsi, ari amafaranga yayakoreye ryari, yayakoreye hehe? Ngo ese ngo ko tumubona ngo arya neza. Ugasanga bari abantu birirwa hariya bavuga ayo magambo cyangwa se batera komenti nuko nta bushobozi bafite, cyangwa se nuko batabona iyo modoka nziza, nuko iyo nyubako nziza badashobora kuba bayizamurira. Ariko waba ufite ubushobozi bwo kugura imodoka ya miliyoni 100 cyangwa se imodoka miliyoni 200, 300, warangiza ukajya aho ngaho ukavuga ngo ariko ngo kanaka ngo ngira modoka yikuye hehe? Oya, mbabarira umbwiza ukuri, nimba warigeze kubona nibura umuntu utunze amafaranga menshi uwo twemera ko ari umukire, wari wamubona ajya kuri YouTube cyangwa se akajya aho ngaho akandika akavuga amagambo y'ubuteshwa akavuga ngo ariko ngo uriya muntu ngo ko yaguze imodoka nziza ngo amafaranga yayakuye hehe? Ngo se ngo kubera iki ngo kanaka ngo mbona ngo yubatse inzu nziza cyane ngo amafaranga yayakuye hehe? Ngo ariko ngo mbona buri munsi uriya muntu ahora asohoka ngo ubundi ari amafaranga ngo arya yayakuye. Ariko ugasanga wa muntu udafite n'igiceri cy'icumi cyangwa se wa muntu ufite 200,000, ufite 500,000, ufite akamiliyoni kamwe, niwe ujya aho ngaho agateza akavuyo. Oya, reka mbabwize ukuri, mujye mugura amamodoka meza, mujye mwambara neza, mujye mugura amazu ahenze, maze turebe agahinda nikabica baziyahure. Ese ko tujya kubona tukabona abantu bishwe n'urukundo, ukabona ukumva umuntu ngo yagiye ngo kwa makuza ngo yiyahuye ngo kubera ngo umukobwa yamwanze. Ko tutarabona noneho umuntu wiyahuye ngo nuko kanaka yaguze imodoka nziza, ngo cyangwa ngo nuko kanaka ngo yubatse inzu nziza. Umva, simbabwiye mujye mugura imodoka nziza, nimurangiza mwambare neza, nimurangiza musohokera ahantu heza, ubundi bibarye rwose. Simbyivugiye, sindi umwana w'umunyarwanda, ariko gusa ikintu nakubwira, nimba uri umudiaspora cyangwa se ukaba uri umunyarwanda, ese ubundi kunshyigikira bitwaye iki? Urashaka akanimero kanjye se? Bitwaye iki ariko ubundi kuba naguha akanimero kanjye warangiza ukavuga ati kiwe ndakuremeye, ubutaha uzakore ibyiza ndetse ubutaha nzakubona batokeye ahantu harenze, naho ukabarya. Nimba ukurikirana ikiganiro cyanjye ugomba no kucyandika. Ndabeshya? Erega ntacyo bitwaye kubaho neza, ikibi ni ukubaho nabi. Ese ubundi wabaho nabi ubundi bikabashimisha iki? Ariko ubundi bitwaye iki kubaho neza ntubeho nabi? Mba mbona bamwe bashishikajwe cyangwa se bababajwe nuko umuntu yabaho nabi. By the way, mujye mubaho neza noneho tuzarebe ko imitima yabo izaturika. Bazavuga kugeza ryari se?
hari umuhanzi wavuze ngo bazavuga baruhe. Uwo muhanzi hari icyo yavuze bro, yaravuze. Kandi mu buzima abantu bajya birengagiza Imana icyo yavuze iba yakivuze. Ni ukuvuga ngo Imana yo yavuze ngo itara ryawe rizaka, nta muntu warizimya, nta n'umuntu washyiraho. Niyo wazana ibasi y'amazi cyangwa se ugafungura robine cyangwa se ukaba watembesha umuvu w'amazi bro, ntago umugisha wawe ayo mazi cyangwa se uwo muvu wayatembana, ntago bibaho. Umugisha wawe uzahoraho. Nimba itara ryawe ryatse, reka ryake, niba rireke ryake, inyenyeri zawe zimurike. Ariko ubundi bitwaye iki kumera neza? Reka mbivuge noneho muri by the way. Ngira ngo muri kumbona mu minsi mike noneho ndaza ndenze, ndashaka kubakorera noneho content ya danje. Ariko ubundi bitwaye iki kuba nasohokera ahantu harenze? Ariko ubundi bitwaye iki kuba natemberera mu gihugu cyose nifuza ku mufungo wanjye, kwambara neza? Banza urebe kano gakweto nambaye bro. Uri kukabona? Banza ndebe my friend, iyi ni Nike. Uzinga igura amafaranga ngahe? Kwiyemera ntacyo bivuze bro. Uziyemera nuba ufite icyo wiyemerana, uzirya nimba ufite icyo wiryagagura nawe bro. Nutishimisha nta muntu uzagushimisha, nutabaho nk'uko ubishaka nta muntu uzatuma ubaho nk'uko ubishaka. Ninde se? Na mama wawe ari mama wawe ntago yagukorera buri kimwe cyose wifuza, cyangwa se papa wawe. Utegereje kuzabaho neza se ari umuhungu ukubeshejeho neza, cyangwa se ari umukobwa ukubeshejeho neza? My friend, icyo nakubwira cyo, baho nk'uko ubishaka, baho nk'uko Imana ibishaka bro. Usibye Imana yonyine, nawe wenyine nimwe Imana ishobora kugufasha kubaho neza, ariko ikagufasha kubaho neza nawe ubwawe wabigizemo uruhare. Ngiye kiwe ntago nzagufasha kubaho neza wowe utifashije kubaho neza. Harya ngo muratwanga Mana, bijya binshimisha cyane cyangwa se bikanambabaza. Ubundi mu buzima ikintu cyari kinzanye mu kuganiraho, no kuganira ku bakire cyangwa se ku baboss. Ariko ntago nshaka kuvuga content yanjye nonanga gusa. Abazakurikira episode itaha ari gahunda yo kuzaganira ku bantu b'urubyiruko usanga barateretse umusatsi ariko ugasanga nta bushobozi bafite. Iyindi topic ya kabiri, content yindi niyo kuzaganira ku buryo ushobora gusanga umuntu ari umubosi wawe, ariko ugasanga buri umwe wese aharanira inyungu ze. Nunkurikira cyangwa kukamflowinga, nzi ko kano gatandukanye kazadufasha byinshi kandi kazatuma tugenda twiga byinshi cyane. Gusa icyo nakwibutsa nanone no gukora like, ugatera comment, ukavuga ati kiwi turashaka ko ubutaha uzatuvugira ibi nibi, cyangwa se kiwi turashaka ko ubutaha uzadutembereza hana. Ngiye niyemeje gahunda yanjye yo kuzajya mbatembereza ahantu hagiye hatandukanye muri iki gihugu, ahantu umuntu ashobora kurira heza, ahantu umuntu ashobora kuryama heza, ubuzima bwose bwiza nyine umuntu ashobora kuba yabamo muri hano muri Kigali cyangwa se no hanze y'umujyi wa Kigali. Ndashaka kugenda mbakubita shows zigiye zitandukanye, aho byiza umuntu yariye, yanyweye, yanywereye hehe. Iyo niyo story shaka, iyo niyo content yanjye ubundi nshaka kubahereza, nkashimisha imitima y'Abanyarwanda, ariko nkanigisha abantu ukuntu umuntu agomba kubaho neza bro. Ntago ugomba kubaho neza kubera ko hari undi muntu utumye ubaho neza igihe atazaba hari. Ibyo umuntu agukorera uyu munsi ejo aramutse atabigukoreye,
ntabwo ubuzima bwagenda. Rero twige kwigira kandi wige kubaho nk'uko ubishaka my brother. Ndabizi abahungu b'i Kigali bamwe na bamwe cyangwa se abakobwa b'i Kigali bamwe na bamwe batangiye kurakara. Urarakazwa n'iki ari ku bundi? Bitwaye iki kuba wakumva ukuri kwanjye? Cyangwa se ubundi bitwaye iki ubundi kubutumva? Gusa reka nkubwire ngo nyita ku kanal kanjye ukanda rimwe kareta gahinduka, nimba utarakoze subscribe kandeho bwa kabiri, niba ukomfirmye ko video yanjye uko na upload inzo uzajya uyibona. Ariko aba diaspora bimeze bite? Mujye mukanda akanyenyeri bro, mujye mukanda akanyenyeri we, kugira ngo tujye dukora video nziza. Rega buriya bajya bavuga ngo umugabo umwe ntago yigira, umugabo agirwa n'abandi. Ariko mutumva mvuza abagabo mukavuga ngo ariko se ngabadamu twebwe ngo cyangwa se ngabasista ngo twebwe ngo dushyize ngo twebwe ngo ntago twagusupportinga se. Oya, namwe mwansupportinga kabisa, abameri, abapapa, abasore, urubyiruko nyine generation, mwese mushobora kuba mwansupportinga ku buryo bwose bushoboka my friend. Kugira ngo umuntu akore video nziza, kugira ngo umuntu asohokera ahantu hahenze bisaba amafaranga, no kugira ngo ukore iyi content yonyine bisaba amafaranga, ntago ari ubuntu. Buriya rero ugeze gutyo ugakanda akanyenyeri ugasupportinga umuvandimwe, biba ari byiza cyane kandi ndabakunda cyane muri nkora mutima zanjye, mu bantu mugenda munkurikira mu mafilime agiye atandukanye ya buri munsi. Ngira ngo mugenda mubibona ko ngenda mbakubita shows zigiye zitandukanye, no mu mafilime mbakinira filime neza cyane. Ngira ngo mwaradukunze cyane mu Muturanyi no mu yandi mafilime ari kuza yose, nzi ko munkunda cyane kandi nanjye ndabakunda cyane. Ikiganiro nakagaruka, ciao ciao. Muri comment wemerewe kuvuga ngo Kiwi uzadukorere ibi nibi ibi nibi ibi nibi. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Cut, let's go hahandi hejuru.